akabakubita mbaga. Umugabo ari kuzana umugore bahabyarana akamutakazaho imbaraga ze zose, igihugu shirishushusu kakaza rwose kakabaryohera, barangiza bakagira urubyaro hadaciye kabiri. Amaze kumwondora akamubwira ko isura ye jyanye, ubwo amategeko akaba arahasesekaye. Rwa rukundo rw'igicupuri rukaba umwe rumutesheje ubwenge bitewe n'agahinda. Yibajije impano yatanze, yibajije imbaraga yamutakaje ngo agarure isura ye, amwambitse neza, amugaragaje neza, naho disi we ari gutegura imari nziza yo hariya hanze abaguzi biteguye kugura. Uwo mwanya bitewe n'agahinda kamufashe kubwo kubura ibyo yaruhiye mu gihe kirekire, ndetse yatakaje imbaraga ze zose, uyu akaba yarabayeho atarigeze amenya inzoga ati ni iki, ubuzima bwe atarigeze agira umutima mubi. Ako kanya inzoga iti ndi hano, akaba abaye kazizi, atarigeze anywa inzoga na rimwe. Abandi bakayoboka iyo abapfumu ari ubuzima bwiza bakabuhindura ubusazi. Ubwo wa muntu nawe warebaga ko afite isura nziza, ubwo umupfumu akaba arayifashe akarayihindanya, akamukubita ikiyavu, yarangiza isura yo rigasigara ituyagurika. Abenshi bakambara ubusa mu muhanda, abandi bakababona babatereraho agatenge, barangiza tubantu n'abagome. Ariko se kubera iki ageze aho yambara ubusa? Iby'abana bigahinduka umutungo w'abapfumu biturutse ku ntwara husha bita urukundo. Urukundo ni inkota nziza icyaye yo gukata, kandi idasitasita, kagukata igukase. Benshi basize imitima yabo bimanitse ku mushito. Nawe wibaze ko tarobanura wana. Urukundo ntirurobanura, urangaye wese ruraje rumukubite hasi, uraje urebe iyindi nzira ya kane. Aha nawe se waba warigeze uhura narwo? Iyi nzira ya kane, umusore ari kureba umugore w'ibana wifitiye ifaranga, yabona ko we ubuzima bwamucana, akitwara neza ngo amukorere. Uwo mugore bikarangira abonye uwo musore yitonda, ubwo uwo mugore yamufashe nk'umwana agiye kurera, yarangiza bakabana neza. Umusore kubw'intego yari agambiriye akamenya ko uwo mumama abaye hari wenyine, kandi ni wenda yarapfakaye ari muto. Ntibisanzwe mu buzima busanzwe, ku mubiri twese twaremanwe, umuntu wese agira ibyiyumviro. Uyu mubyeyi rero wari waraharaniye kumva ko ntawe uzongera kumubabariza umutima, cyangwa se yaratandukanye n'undi mugabo kubera ubuhemu. Yabona uwo musore wirereye, yabona uburyo amwondoye, amukuye ahanga, akavuga ati niba uyu muntu we mwirereye mwondoye azabona agaciro kanjye, reka muhindura umugabo. Noneho umusore si ukwipfushafusha, akitonda, akamwubaha bikomeye. Uyu musore akababesha umugore urukundo, ubwo akabamushinga ikinyabiziga mu muhanda, yamara kugafata agatangira kubona utwana duto, nyuma akamwita umukecuru kandi yaramwambariye ubusa. Yazanye ubusa bwe, none acuye inzu n'ibinyabiziga. Yitwaje iki? Urukundo sha. Ubwo umugore agapfirirana ngo atishira hanze kandi akuze, agahinda kakamwica, aho mukeba we akamukoba kakahava. Umugabo we atamenya n'umwana yibyariye, ariko agahita yibagirwa rya joro yarimo amubwira ko ubuki burura. Ese koko kubera iki? Ndakwibutsa ko ikiganiro ari kubera iki. Uri umushoramari rwiyemezamirimo, ufite ibigo runaka, amashuri, supermarket, resitora, bar, hoteli, sitasiyo, ibikorwa byose bifitiye rubanda akamaro. Urabifite, ariko benshi bakeneye kugira ngo bamenye ibyo bikorwa byawe n'ubwiza bwabyo. Aha rero ndakwibutsa ko ukomeje kudutega yombi, ufite ibyo bizinesi yawe iyo ari yo yose, turakwibutsa ko hano tugufitiye poromosiyo, bagushiriyeho igabanyirizwa ry'ibiciro ku giciro gito utasanga ahandi, tukagufasha kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe. 103.5 igisubizo kuri we. Aha rero uhita uduhamagara kuri nimero 0788 gatandatu kane 33 8 kane 9, 0788 gatandatu kane 33 8 kane 9. Aho uratwandikira no kuri WhatsApp, turagenda tukwitaba ndetse tugenda tuguha serivisi nziza cyane. Wibuke ko umukobwa wabuze umuranga yahize mwanyina. Dore iyo myenda yawe myiza yicaye aho ngaho, dore shop yawe nziza iri aho ngaho, inkweto nziza, magaze nziza aho ngaho, dore ko kujya byiza uhereza abakiriya, ariko benshi ntibahazi kandi birirwa bakunyuraho buri munsi bakeneye kugira ngo bakuyoboke. Gana 103.5 tugufashe kugira ngo buri wese amenye ibyo bikorwa byawe byiza.
reka twigarukire ku nzira ya gatanu. Ahangaha shiti yanjye ukomeje kudutegayo kugira ngo ibi bintu byumve. Urukundo rwahariwe urubyiruko, ariko kandi abo ruri guhitana cyane rukabasiga rubambitse ubusa n'abubatse ingo. Ese ingo zirahari zo? Ibyo nabyo tuzabigarukaho tubirebe, ariko nonaha reka tubanze turebe abakobwa beza batakaje ubusugi ku kigero kitagira uko kingana. Noneho wagize imyaka 30 we bamaze kumwumvisha ko atakiri umukobwa uri kuri mode. Ahangaha two baratumaze, umva baraducucuye. Bitwaje iki? Isura nziza n'urukundo. ku nzira ya gatanu urukundo rukubise benshi hasi rukaba rukomeje kubajugunyura rukabakuramo ibitagira uko bingana. Umusore n'inkumi bose bari gukundana bakennye, nyuma agafaranga kamara kuza bariye ubusa, basangira ubusa, barara ubusa, bajya muri geto y'icyuma kimwe. Ako kanya bituriraga muri chambrette, ariko uyu mwanya bamaze kugira inzu nziza muri Kigali, bamaze kubona udufaranga, bamaze gutera intambwe. Umwe akamubwira uburyo ki ntaho bahuriye, kanamwumvisha impamvu atazi n'uburyo ki yahuye nawe no kuba yaramubonye sinzi aho yarebaga. Ubwo akaba atangiye kujya gushaka abamwanza akennye. Ngurwo urukundo rwaje, ibaze nawe igihe yari nyakwigendera nta kandi afite. Ahangaha nawe wari ukeneye kumureba, ndetse icyo gihe uwo mukobwa cyangwa uwo musore yamwemeye ku buryo ki abandi bari baramwanze nta n'undi yari yatinyuka kuko urwo rwarwo rwego rwe. None bamaze gufatanya, imbaraga zimaze kugera kure. Uyu mwanya umwe abonye kundi we ntacyo akimaze, yibaze n'uburyo ki yamubonye. Abo bose bitwaje iki? Agahinda kababaro, benshi baraye mu mashuka neza bikamarirame yabuzuyeho. Uwabageza aho ngaho baryamye. Abakobwa bo babaye nk'abasazi kubera kutamenya iki urukundo ngo niki. Baroma yagize ngo nimva ishingurwamo iby'agaciro buri wese yigezemo. Uyisitayeho bashobora kumurunda hagataka. Ubwo ni agataka k'imiruho, ntago ari agataka kakandi tumenyereye. Reka turebe inzira ya gatandatu. Inzira ya gatandatu iravuga iki? Y'urukundo uburyo rushengura umutima ya benshi. Kandi ubwo ubu ngubu turi kubereka urukundo icyo ari cyo. Abantu birirwa baririmba urukundo ko barufite kandi barwejeje. Ubu umuvandimwe ari kuba avukana n'undi, bose barose ibere rimwe, ariko umwe agahirwa agafatisha ku rwego rwo hejuru akamuzana muri bizinesi kubera urukundo, nyuma bikarangira ari umwivuganye warebe ko yasigarana ibye. Ngurwo urukundo ni rwiza, ruragatsindwa ruragatabwa, ariko kandi ntukabe kure yacu. Mbese biryoha birura. Aka kantu hari ahantu bakumvise, ese nawe hari ahandi wakumvise? Biryoha birura. Iyo urukundo rubuze mu mitima y'abantu bigenda bite? Aka kanya reka tubanze turebe inzira ya karindwi naboneyemo urukundo. N'undi muntu ufite umuvandimwe we ubayeho ubuzima bubi, yarangiza yaza kumusura asa nabi, hari abashyitsi, ngo nuko atambaye ibikwiranye n'abashyitsi be agahita ahisha abashyitsi bari kumwe nawe ko afite isano hagati we n'uwo muvandimwe we bavukana, kandi yaranze kumugurira agapantaro cyangwa se agashati, ahubwo akamugira nk'umukozi we wo mu rugo. Ariko muri rubanda barizwamo aho ngaho muri sosiyete ari, yirirwa bamuvuga ko ari igitangaza kandi yigaragaza ko ari imfura nziza. Ariko kandi umuvandimwe yambaye ubusa, ntacyo afite cyo kurya, ntacyo afite cyo kunywa. Niyo amusura nta bandi bantu bahari, bakabona bakaganira. Ariko iyo hagize undi muntu winjira atamubwira ati iruke vuba vuba tugiye mu mishinga. Kandi abo bose ni abavandimwe batanye urukundo. Urwo rukundo rwo dufite, urukundo rurahari cyane. Ubwo we yavugaga ko hasa nabi nuko yari yambaye ipantaro ishaje ariko imeshe, kubera ko rero we bamuzi ko ari umukire, babonye atewe isoni nuko uwo muntu asa, akabona ko abantu baramuvaho. Ibaze ko harumara kuza muri Kigali, yamara gutera imbere gato, yamara kubona iminsi imuguriye neza, ako kanya ku mubyeyi we wamubyaye yita mama we, iwe atuye muri etaje, ariko mama we iyo ngiyo yari mu cyaro, hari mu buzima bubi bukaze cyane. Ariko wa mugore mwiza yizahuye ngo bari mu rukundo, ako kanya yahise amufungira inzira ku buryo arya inyama buri munsi, ariko nyina we akazarya inyama ariko yasuye ahandi hantu batetse inyama, agasaba umwana we muri Kigali bazirya bakasimburanya inkoko, inkwavu n'ikindi. Ariko umugore we yazanye ako kanya kubw'urukundo shamufitiye, ataza kumubabaza, ntago yagurira mama w'inyama. Urwo mu rukundo turiho. Inzira ya munani, wibaza uburyo
abantu bamaranye imyaka 20 abandi bakamarana imyaka 30 kuvuga ngo bamaze kugira abakwe n'abuzukuru bakaba bari muri divorce nonaha aba bantu ntibakundanye se nawe se icyo kibazo iso kibazo mugiye hari iziri guhirima batari baniyambura agatimba mbese wagira ngo baba bavuye gusezerana ubutane aba bantu bakiva mu murenge bamara kujya no mu rusengero bambaye agatimba iryo joro bajya kurara mu rugo iwabo maze ukazumva ati nta n'ukwabuki kwabayeho mu gitondo bakabyuka biyambura ikanzu ni ukuvuga ngo ibyo bavuye gusezerana ku kanya bavuye gusezerana ubutane noneho bavuye kwiyambura ya myenda bari barimo ni ukuvuga ngo icyo bari bagiye guteraho kashe ni ubutane ni ukuvuga ngo ubyumve cyangwa ntubyumve yahinduye umuvuno karabamazi ramukaraze ugira ibyago yikubita umutwe hasi none uyu mwanya turimo tuvuga urukundo bamwe hari bari kuvuga tusi urukundo kari ibintu tumenyereye umunyarwanda w'umuhanga ati akamenyero kayirazamo ni inkware mu mutego mbere yuko twinjira ku nzira ya 10 aka kanyereka kwibutse ko iki kiganiro ugakora subscribe ugakora like share comment please genda ukore subscribe niba wumva ko ahangaha hari umumaro hari inyigisho hari isomo uri kugenda kuramo ukore subscribe like share comment maze nawe usigaye igitekerezo cyawe aho ngaho utanze umusanzu mwiza mu gutegura ibi biganiro ndakwibutsa ko wowe ufite business runaka umushoramari rwiyemezamirimo ufite ibigo runaka amashuri amasoko bare resitora hoteli inganda ibyo byose urifuza ko buri wese yamenya ko ufite ibyo bikorwa hari ababyumva ariko batazi naho biherereye uyu mwanya twe tugufasha kugira ngo tubarangire neza aho baza kubikura buriya wa mukobwa mwiza ugaragara neza yisize neza ariko yarangiza agahita agereka mask biragorana cyane kugira ngo abantu bazabone ubwiza bwe niyo mpamvu ubona biyitaho cyane ariko kandi bagakunda kugaragaza ubwiza bwabo ko bazi ko uwabuze umuranga yaheze mwanyina ubu rero tugomba kukugaragariza ibintu byawe neza ahandi uradusanga ni hano Kigali mu nyubako ya Duruna House aho ugenda duhamagara kuri nimero 0786433849 0786433849 uratwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara tukagufasha kumenyekanisha ibyo bikorwa byawe ndakwibutsa ko ikiganiro ari kubera iki uyu mwanya mbere yuko dukomeza inzira ya 9 buri wese aze gusobanukirwa byanditse kuko uyu mwanya turaza kuvuga ukuri turagufafanura erega abantu bahishe ukuri kandi guhari hari ubona rega uyu munsi atekanye akagira ngo buriya wabizahora uko kugira ngo umuntu agere ku byiza birasaba kubisigasira ndetse buriya utazi ko ibi cyabaye iw'abandi ntabwo umenya kurinda umutekano w'urugo rwawe biravuga ngo umuntu utamenya amakuru ngo amenye ibyabaye cyangwa se amenye icyabaye kuri mugenzi we ntabwo amenya ko nawe ejo bishobora kumugwaho bikamugwirira kubera ko atamenya amakuru ariko umunyarwanda yabivuze neza yuko ibyo bigaragaye ritica isuku ni ukuvuga ngo igihe wabonye iryo buye kuri sitaho biba bimeze ngo wa muntu babwiye ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva ariko yarangiza nawe agahita yishora mu rupfu arureba kandi yari amaze guseka kabo ngabo ari abapfu bigendera dukeneye ukuri ku buzima bwa buri munsi kuko twiga buri munsi kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze tubasigasire buriya abantu benshi bakubiswe hasi banduzwa imyenda yabo bambara ibyondo igisebo n'ikimwaro kirabuzura kubera kwirara no gusuzugura twatuntu duto wari uzi ko indazi yasenye urugo indazi iyi ngiyi ijana ku bantu babana muri etaje urugo rwari rusenyutse bapfuye umwe atazaniye undi indazi ubwo biturutse kugusuzugura ahangaha nitugera mu bitekerezo byiza by'ibitse by'umuryango muzaza gusobanukirwa buri kimwe cyose reka baze nta n'umurongo dusangire ibitekerezo kugira ngo twebwe tutaza kwiharira umwanya twenyine kandi ninjye namwe tugomba kugendana umurongo ku wundi ahangaha urabyumva ese turi kumwe cyangwa ntituri kumwe giye gutanga telefone 5 zihuse noneho nitaba kugira ngo buri wese inkwakuzi tugenda tuzitaba ese kiganiro uracyumva ati hari icyo kiri kubaka mu mubiri wawe n'imbere hari icyo kiri kukumarira imbere ya telefone ni yanyu 07973334 reka tukomeze tugenda tubitaba twumve ngo ni gute alo amenya amatwi uyu muntu rwose inshuti zanjye muri mugenda muhamagara
reka tubibutse ko iyo uhamagaye ujya kure ya radiyo yawe kubera ko iyo uyegereye uranyica cyane. Alo, yes, waramutse? Yego Aimable, urakoze cyane. Sawa, urakoze cyane. Reka uyu mwanya twabwiye ko tugiye kwakira telefone 5 gusa, ariko mwe muri guhamagara muri kumwe n'amaradiyo, reka tubabwire ngo mujye muyishyira kure yayo. Alo, yes, tumeze neza cyane. Okay, urakoze cyane. Yego. Mu karere ka Bugesera mu murenge Afurika. Turagikurikiye cyane kandi turi kubakurikira ijana ku ijana kabisa mu mukora cyane. Urakoze cyane. Asante. Okay, dusigaje kwakira telefone 3 gusa. Abandi tukaba tubaretse ubwo twagira amahirwe tukabona undi munota tukaza kubahereza kugira ngo namwe mutange ibikerezo byanyu. Alo, waramutse neza. Tubanze kuba amazina n'imisigaro Asieri. Tubanze kubashira bakabahere mu Bugesera. Tubanze kubashimira ikiganiro cyiza mwateguye. Murakoze cyane. Yego, Imana ijye bamugire kandi turabakurikiye. Asante cyane. Asante. Telefone imwe ya nyuma duhita dukomeza ikiganiro cyacu. Alo, uyu ndamukubye kubera ko yarahamagaye. Reka twakira undi. Alo, yes. Urakoze cyane kuri iki kiganiro, urukundo rwaratuzengereje kabisa. Urakoze cyane. Tuzadushakira umuti wo kuruha kugira ngo rugaruke rwarazime kabisa. Urakoze cyane, turagushimiye, turabikora. Sawa, urakoze cyane. Okay, kadube dukuyeho telefone, abandi mu ihangane ndaza kuba kujya mwanya muri benshi ndabibona, ariko mu ihangane gato tubanze dukomeze. Twagiye ku nzira ya 9 ya 10 y'urukundo, iya 9 y'urukundo. Se urukundo twayinditse n'imari cyaye ibabaza no gushinjagura imitima ya benshi bagifite umutima w'urukundo bahuye n'abateka mitwe bigize bamarayika kandi ari satani z'umwijima. Umuntu ari kuza, yamara kuza akakwereka uburyo ki ari umuntu mwiza cyane, umuntu uri kugufatira mu bukene urimo akaguha ubufasha uzishyura ubuzima bwawe. Wibuke ko amwereka uburyo azamukunda ndetse azamutetesha, azamuhindurira ubuzima. Yamara kumukubita inda akamushyira kure ye, akamushyiraho iterabwoba ko azanamwaramuka bivuze. Ariko ubwo aha ngize akabazo kamatsiko y'umuntu ufatiranije umuntu kubera ubukene bwe, yarangiza akamwereka uburyo cyamukunda kandi azi ko nta n'intego amufitiye azamufatira, ariko yamara kumutera inda ako kanya agahita amwihakana. Aha nawe ushobora kuba ugize ikibazo y'icyo nanjye nibajije nonaha, ariko ubwo nawe ushobora kwibaza ubwo buriya umuntu ukora ibyo arayibuka nibura cyajoro cyangwa igitondo baryamanye, amagambo yavugiye aho ngaho bari baryamye nk'ugiye gupfa amugabira amajuru. Nawe ahangaha uze kubitekerezaho nawe nibagiwe gato ko hari abo natuma bibuka ibyo bakoze. Muretse kwibuka mutazajya mwanga gukora subscribe kuri channel yanjye ndetse mukanga gukurikirana n'ikiganiro cyanjye, bitewe n'uko aka kanya abantu naba mwize ku mutima agahita yibuka uburyo bari baryamye n'amagambo yamubwiye. Hari ahantu bari bicaye ako kanya agahita yanga kujya kora subscribe kuri Kuberiki TV, akavuga ati iki kivuga ibintu byo gutukana n'abizima. Ayiwe, noneho rero mwese mwifata ntarabivuga, mwihute kuri channel yanjye mukore subscribe, like, share, comment. Kore subscribe kuko byanyintu byo kuvuga ngo mubanze mu bitekerezo mwibuke. Hariho wabikoze uyu mwanya wahita yibuka inyuma, irinde guhita ujya kwibuka udahita wanga kunkurikirana. Umva, bigarukiye ku munwa gato nari mbivuze aho naringiye kubivuga rwose ngo mwibuke, ariko mwe mubiretse kuko njye ndashaka kugira mbagumane mwese mu bishuti zanjye, mwese muri inshuti zanjye. Uwabikoze ntareke kubyibuka kugira ngo atanga gukora subscribe. Mbese wabyumvise ari hano gasa n'uzuri kamwe kageze aho abagabo bateraniye. Abo bagabo bari bateranye ari abagabo bakuze bari mu kiganiro bafite ibyo bagambiriye kuvugaho, ariko kandi kagiye kubona kabe gakubise uranuka cyane. Umaze kunuka abagabo bose bari
arikweza buri wese afata ku mazuru ati akazamuzuru kanibonye uburyo kaba bihirije karishima cyane kabona urutare ruri hejuru karirukanga ati reka njye no kwemeza urutare nemeje abagabo kanzwe rura rutare kageze hejuru kayifata neza kariyumva kari ku umusozi mwiza munini cyane kagiye kubona kabona urutare rwo ntaho ruhindutse karangije kabe karavuze ati sha buriya nubwo utavuze ariko wumvise akirebera inzira ya 10 inzira ya 10 uburyo bose arongora umukozi amubesha ko amukunda kandi bazabana noneho akajya anamwita sherisha ibaze nawe ikitangaje wakwereka umugore we uko asa n'umukozi w'umukwasa no kuvuga ngo ubu byose afite umugore abandi bagabo benshi bakeneye banyuraho bakavuga ati mbega umugabo washatse umugore mwiza ariko akanya avuye mu rugo uriya mugabo asigaye yihwetura gato umukozi da aha wisize wese agaragara neza da hega yaranyereye urangaye gato ruramugwa nabi pe isi ikiruka turimo n'iyisi yaranyereye yahinduye umuvuno uzamenye ryari ko yahinduye umuvuno uyu mwanya nabasezeranije ko buri wese ari buze gutanga igiteko kubw'igihe dufite giye gutanga wa mwanya w'umuntu wo kuvuga ngo ibi bintu byabayeho cyangwa se ntibyabayeho ahangaha turakira abantu baduhereza ubuhamya babiri ibyo bazi muri ibi bintu twabonye kuko hano mbafitiye ibindi bintu ariko kuko umwanya dufite byagorana cyane kugira ngo tube tumaze kubivugaho byose ariko turaza tubigarukaho reka babiri bihuse nze mbahereza umwanya wo gutanga icyo gitekerezo ni ku ya nimero ya 0797 ese namwe ibi bintu mwarabibonye hari uwo byabayeho kuko hari igihangaha tubivuga abantu bamwe bakumva ko ari bya bindi nyine abantu bivugira ariko iyo habonetse abantu batanga ubuhamya y'ibyababayeho cyangwa se ibyabaye ako kanya bahita babona ko burya yasi na cya kibuga cyanyereye wowe nawe hari igitekerezo waba bifite uyu mwanya ni wawe kuri 0799 ndagenda nitaba abantu babiri bihuse cyane maze nabo twumve icyo baza guhita batangaza allo ahise abikora nyine allo yes arimwe arabeba ko mbona iminota yanyu muyibya muyitindanye ubu murimo mubipa ariko abantu babipa muhemukira abandi allo yes ndakumva allo yego ndakumva uyu muntu ntabwo turi kumvikana reka mbe mukuyeho reka nakire telefone imwe ndabona niba ari ikibazo cy'amakonegisiyo sinzi uko byagenze allo yes yego Frank hari ubuhamya ufite ikiganiro cyanyu ndacyagikurikiye cyane ariko cyane urukundo rw'ukuri rurakomeye kurumenya uko ndi kubyumva umuhanzi no kurukira mu mashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na kaminuza bakabikoraho amahugurwa wowe urumva nyine bagomba kurwigisha babijye mu mashuri abanza n'ayisumbuye na kaminuza turwige kuko gatanya zerutse ngo bazasezeranye urakoze cyane ati gatanye ziruti ngo zaba zasezeranye nakirinde telefone imwe gusa y'abantu bafite ubuhamya baduhereza niturangiza noneho dukomeze turebe ngo ibi bintu bihagaze bite uyu ni wa mwanya nabateguriye kubaha ikaze mu kiganiro hari umuntu wanzonze urwahamagara rwose ariko kandi agahamagara ari kuri radio allo yes waramutse yego ndakumva ongera ku ijwi ryawe kuvuga bihoro cyane ongera ku ijwi okay ndabona connection isa niya batengushye ariko reka nze dukomeze telefone nimwe yonyine ngiye kwakira igitekerezo cya nyuma abandi mwihangana ndabona uburyo muhamagarira ariko allo yes waramutse yego muramahoro nawe se hari abantu wagiye ubona babayeho muri ubu buzima hari abantu wagiye ubona bakoresheje iyi ntwaro mu kubabuza imitima y'abatagira uko bangana abona ufite amafaranga
nyine iyo mucyafite nta kintu bizana nyine urakoze cyane. Noneho telefone reka tube tuziretse tukomeze n'ikiganiro ku ngingo ya 12. Abandi mwihangane ntabwo tuza kubitaba kuko iminota tuba twihaye bayarangiye. Aka kanya twari turi kurirwa harukundo ya nkota nziza ityaye yo gushengura imitima y'abatagira uko bangana igakubita hasi imbaga nyamwinshi cyane kabakubita mbaga. Ibaze umugore ugutaye ngo nuko utamuguriye imodoka. Ubwo ngabo ni babakire nyine bamaze kugafata neza. Umugore akamuraza ijoro n'amanywa ngo namuguriye imodoka ashaka nk'iya runaka. Kuba ari mu cyaro he kuko atamuguriye igitenge nk'icya runaka, kamutahana abana akigendera cyangwa agataha saa 5. Umugabo yamubaza iyo avuye agakora ku munwa ngo baramwishe. Ubwo umugabo akaba yisanze gereza akazahakurwa n'iyo mu ijuru. Noneho agahebuzo hari ugukaruka bagasubirana kandi ndabitse inzigo. Ese nawe ese koko kubera iki uru rugo rubabanye cyangwa ntabwo rugiye kubana? Nawe ahangaha uhise wibazaho ikibazo. Abantu barabanye bamaze kubana barashwana kuko umugore batamuguriye igitenge ubwo atangiye kwigira ikinani atasha ijoro. Umugabo agize ikimubaza umugore amusubiza nabi kwihagarara kw'abagabo akabateye hejuru akabazamuye ijambo iruhande bakaba baramwumvise. Ubwo umugore nawe akakora hasi ku munwa akaba aravuze ati baranyishe murana abantu. Umugabo akaba yisanze gereza kandi aho ngaho kuko basanze umugore yigagura hasi nta ubutabera buzaguhezamo kuko abantu benshi bazaza bareba amarira y'abo bagore. Kuvuga ngo abagabo benshi muzi ubwenge mukore ku munwa muce murumire kubera ngo bumva n'icyo kimenyetso ariko kandi muri mu rukundo. Ese koko ibi bintu birakwiriye cyangwa ntibikwiriye? Nawe se ufata umwanya wo kubyibazaho?